itaze uragushyiramo n'undi wegere ngiki umugani mu kinyarwanda ngo akabaye icwende niko gari ku bidashobokera abantu ku mana birashoboka. ngira ngo abakunzi bacu bari kugenda babona ibintu byinshi biri aha ngaha, tunabasuhuza tunabifuriza kumererwa neza cyane. Twizere ko Imana igikomeje kubarinda cyane, twizere ko aho muri hose muri guhumeka neza cyane, muri guhumekera neza. Murabibona urabona ko mba ndi mu kazi kanjye k'ubuhanzi. Tutarajya kure cyane, abantu bari kureba neza kuri aya meza bari kubona ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. Ndahamya ntashidikanya ko ababizi ari bake cyane. Mbere yuko tubyinjiramo hari akananga rutangiye uri mugenda rwose ukirigita neza cyane, uvuga uti baca umugani mu kinyarwanda ko akabaye icwende katoga. Icwende ni iki? Ese akabaye icwende katoga ni agaki? Dusobanure neza uwo mugani. Ubundi buri icwende kuba byumva batari babizi, icwende ni agakoresho cyangwa ni igikoresho cyabikaga amavuta yo kwisiga. Kubera rero ko amavuta yabaga yaragiyemo igihe kirekire, ntabwo washoboraga kukoza ngo bikunde. Nabwo abatakazi nshobora kukabereka, n'ibara ryakorera akaranga kaba karanyweye amavuta cyane. Habaga amavuta yo kwisiga akaba mu icwende, hakaba n'ayo kurya yabaga ari mu rwabya, yabaga ari amavuta y'inka atunganije cyane. Ubwo icwende ryabaga ari amavuta yo kwisiga se cyangwa yo guteka? Mu icwende habamo ayo kwisiga, hanyuma rero ayo guteka yabaga ari mu rwabya. Ubu rero turagiye kutwereka neza no dusobanurira ibi ni ibiki. Mubyeyi, njye bwanjye nabirebye ndabona nyine ari ibintu ntazi, bimwe na bimwe ntabwo mbizi. Ugiye kudusobanurira kandi icyo kibazo wenda afite wasanga atari ye nyine ugifite, wasanga hari n'abandi bagifite. Dusobanurire kimwe kuri kimwe, dusobanurire. Reka duhere ku icwende. Icwende ryabaga ririmo amavuta yo kwisiga. Kugira ngo urabibona ko rirayaga. Amavuta aba yaratungutse inyuma. Hanyuma rero urabona ko koza icwende ntibishoboka. Niyo mpamvu bakubwiraga ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntigacya. Hanyuma rero urabona ni agacuma babaga baragakase inkondo yo hejuru kugira ngo kabashe kubona ububiko. Hanyuma rero amavuta akaba arimo, hanyuma akaba afite ahantu ateretse kugira ngo ukeneye kwisiga agenda akoremo. Amacupa yarataraza, ntabwo ari iby'iki gihe. Uretse kukajyana dusubire hasi, wakabona nyine abona ari agacuma. Ariko abantu b'iki gihe ntibanaza agacuma. Agacuma hari ibihaza bahingaga bakabirya. Ese ibyavagamo uducuma byabaga bimeze bite? Biratandukana, biba bitandukanye. Habaga uruyuzi rw'ibicuma, hakaba n'uruyuzi rw'ibihaza. Umuntu akavuga ati ngewe ku rugo rwanjye nzahatera uruyuzi rw'ibicuma, ubundi ntere n'urw'ibihaza. Bateraga ibihaza byo kuribwa, bagatera n'iby'ibicuma. Hanyuma bigira n'itandukaniro cyane kuko iby'ibicuma habagamo amabamba, hakabamo n'ibitari amabamba. Amabamba ni icyaruraga? Ni ukuvuga ngo bari umwungu utari nk'uw'igihaza, kubera ko inzuzi ziba zitandukanye. Ubwo rero uruyuzi rw'igicuma wasangaga inshuro nyinshi rwabaga ari ibamba. Hakaba rero n'urutagira ibamba bakata bagateka, basoroma bagakata bagateka. Hanyuma rero iyo ryabaga ari ibamba, aho ryabaga rifite n'igicuma gikomeye, wasangaga ari ryo rizagira igicuma kirambye. Kikaba cyakurwamo n'icwende, igisabo se? Hari ibyavagamo ibisabo, hari ibyavagamo imikerenke. Umukerenke n'uwo waterekaga amata, noneho bakayavuruga bakoresheje umutozo, hanyuma rero bakanywa. Hari aho wageraga rero cyabaga kirusi iki ngiki kuko uri n'icwende, urumva akantu ko kwisigiramo ntago ari kimwe n'amavuta yo kurya cyangwa waterekamo amata. Ayo mata rero bayashyiraga mu mukerenke, cyabaga ari kinini kiruseho kigera nkaha, noneho rero wahagera bakavuruga bakaguhereza ukanywa. Iri ni icwende. Iri ni icwende. Bavuga ko rero ngo akabaye icwende katoga. Niyo mpamvu wabibonye ko kaba kayaga cyane, amavuta yaragaturutse inyuma, ntabwo wakoza ngo gake. Abo wenda bafata nk'agasafuriya gakunda gukarangwamo cyane, byanze bikunze kayobotswe n'amavuta. N'ubundi iyo ushyizemo amazi ubona ari kuyaga.
birayaga ariko burya ntaho bihure na kungo. Habaga hakungo ahubwo gateka, wagatereka ku mbabura utarazana ibyo guteka, umuriro wamara kukagiramo ugasanga katse kagurumanye, ugasanga karaka, bigasaba kubanza kukazimya kugira ngo uzaboneho gatekamo. nuko rero akabaye twende ntikoga, ariko nimba numvise neza kuri iriya ntango harimo ugenda ukirigita, hari n'undi mugani wasoresheje n'ubu uti ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ku Mana birashoboka. Niyo mpamvu uzajya usanga nkatwe twamaze kwakira Yesu, hari imirimo twagiye tureka kandi yari mibi. Hanyuma rero burya niyo bavugaga ngo akabaye icwende, ntabwo ari icwende babaga baganisha, bo baba bavuga umuntu wakoze ibibi, bavuga ko wakoze ibibi adashobora kubireka. Hanyuma rero niyo mpamvu buriya mba nkubwira ngo cyangwa mbwira abantu ngo icyananiye abana b'abantu ku Mana birashoboka. Iyo wamaze kozwa n'amaraso ya Yesu, urakira ibyaha byose bikigirayo, ugasigara uri umuntu muzima kandi ushimwa n'abantu n'Imana. Yes, akabaye icwende ntikoga bishatse kuvuga ko nimba umuntu wenda yari umugome, n'ubundi byanze bikunze n'ubwo yareka kuba umugome ntabwo kiburira, ariko iyo hajemo imbaraga z'Imana cyangwa se kumenya agakiza, ibyo bintu birarangira bikagenda neza cyane. Nicyo bivuze. Nicyo bivuze. Ariko ubundi umugani waganishaga ku bantu kandi umugani ukagana kariho, ariko ikintu kibishobora, ibyananiye abantu ku Mana birashoboka. Ni amaraso ya Yesu yeza umuntu agakira akaba umuntu muzima. Hanyuma rero uracyadusobanurira bimwe mu bikoresho turi kubona kuri aya meza magari dufite hano imbere yacu, byanze bikunze udusobanuriye icwende urara wabashije kurimenya. Hari n'ibindi bikoresho turi kugenda tubona imbere yacu. Birahari, urabona hari urwabya. Ruriya rwabya rwabaga rurimo amavuta yo kurya. Urabona narwo ruba rwaranoze, habaga harimo amavuta yo kurya. Rero noneho bajya guteka, ibi byo gukaranga by'iki gihe ntabwo byabagaho. Twari uguteka ibishyimbo bakabishyiraho mu gitondo, byageza mu masaha ya saa 9 saa 10 bakazana isoro y'amavuta. Isoro ni ukuvuga ni amavuta yabaga yenda kuba ari nkaha, bakajugunya muri bya bishyimbo, agakamiramo ibishyimbo byabaga byamaze gushya, noneho ya mavuta agakamiramo, babyitaga ibirungi. Igishyimbo cyahoberanye bakamiramo ivuta, bakamiramo amavuta, noneho bakarisha umutsima w'amasaka, bateretse n'inkongoro y'amata cyangwa umukerenke w'amata. Ubutaha buriya nimuza muzasanga mbereka n'urusyo, burya mbereka ukuntu twasyaga umutsima w'amasaka n'ukuntu twanyuzagamo urutamyi kugira ngo tuwusature turi kuwutunganya. Ubwo hafi aho ngaho habaga hari n'imbehe ririmo ibyo bishyimbo. Habaga hari imbehe turiraho ibishyimbo. Ariko si ubundi bwo muri icyo gihe byabaga bimeze bite? Umuntu yabazaga imbehe zingana n'abana be, cyane ko habaga hari n'imbehe, cyane ko urugo rwabaga rurimo n'abana benshi. Habaga hari imbehe nini kandi iwacu twariraga no ku nkoko, ariko wasangaga hari imbehe yenda kungana n'iyi nanga, ugasanga barasukaho ibishyimbo, abana bagasangira, nta mwiryane wabaga uriho, babaga batetse mu nkono nini, ibiryo byabaga bihari, babimaraho bakabongera. No, barangiza bagasomeza n'amata, bagasomera amata, bakarya umutsima w'amasaka, ubundi bagera ku murimo ugasanga bafite imbaraga. Warukomoje no ku nanga rero. Iyi ni inanga, iyo nyikoresha muri ibi bihe byo gutunganya umuziki. Warimo nayikirigita? Mba ndi kuyikirigita, ndi mu bihangano, kuko mba ndi mu bihangano byanjye. Buriya uzajya usanga indirimbo zanjye nyinshi zikoze mu bicurangisho gakondo. Inanga, umuduri, iningiri, iri ni ikondera. Ibyo ni ikondera. Ikondera uzajya usanga mu ndirimbo zanjye havugamo ikondera. Iyi ni iningiri. Uzajya usanga mu ndirimbo zanjye harimo iningiri. Hari nk'indirimbo nashyize ahagaragara, ugiye nko kuri YouTube wandika nzahimbaza Uwiteka, usanga narayikoresheje iningiri. Ifite n'umudiho mwiza cyane wa gakondo. Wadukubitiraho niba bitakugoye? Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Hanyuma iyi ni inanga dukunda, iyi ni umuduri. Iyo ni umuduri. Uzajya usanga indirimbo zanjye nazo zikoze zicurangishije umuduri. Hari nk'indirimbo nashyize hanze
yitwa waratwimanye mana. Ubwo no kuvuga ngo wanditse waratwimanye mana uhita uyibona kuri YouTube. Hari indi yitwa umugambi w'Imana nayikoresheje umuduri. Hari n'izindi. Ikomeye Yosefu humura bagutaye mu rwobo ntabwo uzaruvamo. nuko izo zose ziri kuri YouTube. Ugezeho wazibona. Ibikoresho byose ndabona twari tubigerenjuye, ariko se turiya tuntu kubitisha ubundi uhitamo iki? Tubaza mu ki? Uragenda ugaca intusi cyangwa gereveriya n'ibindi? Ikondera ubundi riba rikoze mu gacuma cyangwa mu mugano. Iki ni igiti cy'umugano. Hanyuma rero utu ni uduti tuba tubaje twiza, natwo biba bisaba kugendera uduti twabigenewe. Nk'ubu uyu ni umwungo. Hariho n'agahu. Hariho agahu. Hakabaho n'umugwegwe. Hakabaho ishangi. Ishangi ntabwo abantu b'ubu mwapfa kuyimenya. Byabaga ari ibiki? Ishangi ubundi twakundaga kuyikora muri Kongo kera. Ni umubavu. Ni umubavu ugize gutyo wumva umubavu mwiza cyane. Hanyuma se iki giti ngo ni umwungo? Ni nawe ugize iyi nanga nawo ni umwungo. Umwungo ni ubwoko bw'igiti? Ni igiti cya kimeza. Ntabwo ari igiti wabona aho ubonye hose. Ni ibiti kimeza. Ndetse na n'ubu kubona umwungo biragoye. Ntaho wawubona. Kereka muri kimeza. Ntabwo byari byoroshye. Ibikoresho dufite ahangaha ndakeka byose tubinyuzemo. Umuntu agomba kuba umuntu uri kutureba ndakeka yabimenye byose uko bimeze ndetse n'uburyo byagiye biza. Ni Gasago Pascal turi kuganira. Ni ngewe uzajya ukunda kumva ubuhamya bwanjye ku mbuga nkoranyambaga. Nitwa Gasago Pascal. Namenye ubwenge usanga iwacu bakora ibintu bya gakondo, kubandwa, guterekera, ubupfumu ndetse n'ibirenze ibyo. Kuko twari dutunze ingwe ebyiri ziba mu nzu, dutunze inzoka. Ibyo byose urumva byari ibintu by'imbaraga zikomeye kandi z'umwijima. Ni nayo mpamvu njye nabyirutse maze kubyitegereza mbona ingwe ebyiri ni nkeya zakoraga izamu cyangwa irondo, nta muntu watwangirizaga. Numvaga rero njye nzatunga ingwe 200. Gasago Pascal dusubire inyuma gato, ufite imyaka ingahe ubu ngubu? Ubu mfite imyaka 52. 52. Hanyuma uvuze byinshi cyane, harimo n'uwabyumva akanya gahita agira ubwoba n'iyi video akaba yavuga ati mana yanjye se nkomeze nyirebe cyangwa ndekera ahangaha. Twisubirire mu bwana ukiri mutoya, uvuze ko wakuriye mu muryango urimo bindo bikoresho gakondo ndetse n'imigenzo imwe n'imwe ya kinyarwanda yabagaho muri icyo gihe, irimo kubandwa ndetse no guterekera. Ku myaka yawe byanze bikunze hari umuhango wo kubandwa, navuga ko wari umeze nko kubatizwa. Tujya aho ngaho ukimara kuba ingimbi byari bimeze bite? Urumva nyine urumva nari ngeze igihe cyo kubatizwa. Nahise mbatizwa ariko ni bya gakondo cyangwa se ni mu muco nyarwanda babyitaga kubandwa. Ubwo rero niho nanjye navutse. Kandi iyo urebye ubona ntabwo bijya kure cyane y'iby'iki gihe by'amadini n'amatorero. N'ubundi usanga bisa naho ari kimwe. Kuko iyo umwana yageraga mu gihe cy'ubugimbi amaze gukura cyangwa se abaye umwangavu, iyo atubahirizaga amategeko agenga umuco yahuraga n'ikibazo. Wasangaga umwana arimo araruka, agenda nabi, ananirana, akaba yava no mu rugo akazimira. Iyo mbigereranyije rero n'iby'iki gihe ubona umwana n'ubundi yamaze kugera muri icyo kigero arajya mu itorero, mu idini cyangwa muri kiliziya akabatizwa, ukabona ko agira imyitwarire myiza kuko Imana niyo yasimbuye izo mbaraga zakoraga icyo gihe. Kuko urumva hariho kubandwa no guterekera, ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyari mu igihe. Ubwo rero imigenzo ya kera ivaho umuntu agakora iby'Imana ishaka. Noneho rero jyewe urumva nagejeje icyo gihe ndabandwa cyangwa se ndabandishwa. Icyo gihe rero utarabandwa yitwaga inzigo. Hanyuma ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo bijya kure cyane iby'amatorero n'amadini. Hari n'icyo bitaga gusubizaho, kimwe n'uko habaho gukomezwa cyangwa se kuzura umwuka wera. Iyo utaruzura umwuka wera uri mu itorero muri iki gihe ryemera umwuka wera, ntabwo uba wuzuye.
bisaba ko kandi ijambo ry'Imana rirabihamya rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana, utayoborwa n'uwo mwuka ntabwo waba uri umwana w'Imana. Hanyuma rero natwe iyo utitwaga noneho iyo wabaga utarasubizaho mu mandwa witwaga uruzingo, urumva wasaga n'uwabatijwe ariko ntukomezwe, witwaga uruzingo. Hanyuma iyo wabaga rero utarabanzwe na gato witwaga inzigo. Urumva kwitwa uruzingo ni nk'ingwingiri, ni umuntu wavutse akagwingira. Niyo mpamvu rero byasabaga ko hari icyo ukora cyitwa gusubizaho, kandi wari umuco usanganya abanyarwanda bigatuma bakundana. Uwazaga kubyara mu mandwa bisa naho muri iki gihe hariho kubyara muri batisimu, uwazaga kubyara mu mandwa mwabaga muhanye igihango. Nta gitekerezo kibi cyavaga kuri umwe ngo kijye ku wundi, bwabaga ari ubumwe bukomeye. Kimwe nuko ubu ngubu iyo muri mu itorero mwese muba mufitanye urukundo. Yesu yavuze ngo mukundane, urukundo ruruta byose. Nuko hagati yo kuba uvuye kuba urabandishijwe, nyuma yaho gatoya rero hari icyo bita biri budusobanuriye guhagura uruzingo utarasubiriza no gusubizaho. Hacagamo igihe kingana iki kugira ngo nyuma y'uko banzwe ujye no gusubizaho? Ntabwo bijya kure by'iki gihe. Urabona umwana iyo yigiye batisima akayihabwa, yongera no gusubira kwigira gukomeza. Ni nkaho hacamo igihe cy'umwaka cyangwa ibiri banitegura, kuko byabaga ari umuhango witegurwa neza cyane. Hanyuma se uwaguhagarariye cyangwa se twakwita nk'umubyeyi wa batisimu tugereranyije n'iby'ubu, wakuhagarariye ubandwa n'ubundi waba ukiri umubyeyi wawe? Niwe ntabwo umuhindura, kereka wenda bibaye ngombwa ko yabaga atakiriho, niho byasabaga ko ashaka umuryango asize. Urumva mwabaga mwarahanye igihango, nibo bashakaga umusimbura, ariko ubundi niwe wakomezaga. Ku muhango nyirizina rero kuri ubu ngubu tubona benda ibigage bakenga ubushera bakanywa, kuri uwo munsi byabaga bimeze bite mu rugo iwanyu? Noneho iwanyu byabaga ari umuhango ukomeye cyane, witeguye bihagije. Batekaga ibishyimbo, ntabwo imandwa zaryaga ibijumba, bagategura umutsima, bagategura amata, bagategura isogi, bagategura inzoga. Hakoreshwaga inzoga zitandukanye, habaga iz'ubuki, hari inzagwa, hari ibigage. Hanyuma hari n'utundi bakoreshaga tw'umwihariko mu ibanga ry'imandwa, hari ibyitwaga ubwahuro. Ibyo byo nta nubwo nabirondora biri kure. Hanyuma hari ibyatsi byakoreshwaga by'imyishywa, hari n'imicyuro, ni byinshi. Nk'icyuhagiro, hari ikintu cyitwaga icyuhagiro, ugereranije n'iki gihe bakigereranya hari nk'amazi y'umugisha. Ubona nakubwiye ngo ntibijya kure cyane, kuko iby'Imana byaje bisimbura ibya gakondo. Hanyuma iby'Imana byaje nabyo ubona ko bifite umumaro, ni nabyo bitugize ubu muri iki gihe. Ntabwo nkiri muri bya bindi twarahinze. Hanyuma rero icyo gihe habaga hari ingwa, bagashyira ku mbehe, bagatobamwo amazi, bakazana icyo bita icyuhagiro, cyabagamo ibibabi by'umuko, umugwamporo, imicyuro n'ibindi byinshi ntakwibuka nonaha, imivumu y'umutaba n'ibindi byinshi ntakwibuka nonaha. Hanyuma rero bakajya bakoza kuri ya mbehe irimo ingwa, bagatera gutya abantu nka kumwe batera amazi y'umugisha. Byabaga ku manywa y'ihangu se cyangwa habaga ari nijoro? Byaterwaga n'imiryango yateranye. Hari nk'imiryango yashoboraga guterana bajya muri buri rugo, uwo batagereraga mu rugo nta mahoro yagiraga. Hanyuma rero umuryango mugari byashoboraga kumara n'iminsi 3. Hanyuma rero imiryango yacitsemo ibice bakizizira ku rugo rwabo, byashoboraga gutangirwa saa nimugoroba bikageza mu gitondo birangiye saa 11. Byakundaga gukorwa naho bamaraga iminsi, ariko babitangiraga nijoro. Byari imirimo y'umwijima urebye. Hanyuma turi wenda no kugenda tunasoza kuri uwo muhango, hari ibintu byabagaho kera nk'imihango imwe n'imwe yakorerwaga igitsina gabo ntikorerwa igitsina gore, cyangwa hakaba hari ibibaho nyine bidahuriyeho n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo byakorwaga n'abagabo n'abagore cyangwa abahungu n'abakobwa? Ibyo byabaga bihuriweho na bose. Umwana w'umukobwa yarabandishwaga akabandwa, umwana w'umuhungu akabandishwa akabandwa, byose babihuriragaho. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo wasangaga ari umuco ukundanisha abanyarwanda, kuko hazagamo igihango cyo gukundana cyane no kudahemuka. Wenda mbere ko twava, hari umuhango bitaga kunywana, urabuzi muzehe? Kunywana byo ni ikindi cyiciro, ntabwo hamwanaga buri wese kandi ntibamwanaga kubera imandwa. Ni ikindi cyiciro ntabwo twakijyamo. Hari abandi babisobanukiwe kundusha, ariko nabyo urumva ko ari ugufata amaraso
nk'ayawe n'ayanjye bakagucura urasago nanjye bakarunca hanyuma bagashyira ku kibabi cy'umuko bagashyiramo ifu y'uburo cyangwa y'amasaka y'imbuto imwe n'ibyo byari gushimangira urukundo nta kindi. Nuko rero wari umaze kubandwa ubaye umusore navuga ko ufite n'ijambo mu rugo buriya umwana wamaraga kubandwa ndakeka na se baraganiraga byanze bikunze mu rugo iwanyu hari imbaraga z'umwijima byari bimeze bite? Mwaraganiraga kuko mwabaga muhurije ku gikorwa runaka kandi icyerekezo kimwe byari ngombwa ngo bakwigishe ubundi kubandwa hazagamo no guterekera. Ni ukuvuga ngo kubandwa ni igikorwa nyirizina ni kimwe n'uko nakubwira ngo umubatizo n'iteraniro ry'amasengesho biratandukanye. Hari umunsi w'umubatizo ushobora kuba rimwe mu mwaka cyangwa kabiri mu mwaka niko no kubandwa byabaga bimeze cyangwa kubandishwa. Hanyuma guterekera ni buri gihe nk'uko gusenga ari buri gihe. Guterekera byabaga ari buri gihe uko umuntu yaraye abona atameze neza bigasaba ko ajya kubaza abakuru ukajya mu bapfumu ukamenya icyabiteye hanyuma ukaza ni nko gusenga ahubwo byabaga ari uguterekera kugira ngo ugorore abakuru bagubwe neza amahoro aboneka. Nuko rero birakomeza ukurira muri ubwo buzima nyine uri no mu rugo byanze bikunze hari ibyo watubwiye tukisa nk'abinjira mu kiganiro neza utubwira uti ngewe nakuriye mu rugo hari ingwe ebyiri dukora imirimo myinshi y'umwijima ibintu byinshi cyane byaberaga mu rugo n'ibihe nawe wiboneye n'amaso yawe. Urabona twebwe twari dufite ubupfumu kandi twari dufite ubuvuzi urumva niyo mpamvu habaga hari ibitaramo byo kuvura ku buryo umuntu ashyushya amazi akabira yamara kubira akayasuka ku murwayi aho kugira ngo ashye ahubwo ibimurimo bikamuvamo zari imbaraga zikomeye. Ni nayo mpamvu n'izo ngwe zabaga zihari nazo zabaga ziri mu gitaramo kandi wabonaga ko byari bifite umumaro muri icyo gihe kuko niba umurwayi yarakiraga abaje kuraguza bakabona amahoro wabonaga ko byitabirwa n'abantu benshi. Ese ko ari umugani wajya bavuga ngo byapfurirwa n'abapfumu mu by'ukuri ibyo bintu koko byarakoraga? Uwo mugani nanjye narawusanze kandi noneho n'ubu ndawushimangira. N'uyu munsi wa none umuntu ukijya mu bapfumu twarabonye ubuntu bw'umwami Yesu yaba ari kurengana cyangwa ari umupfu ufata ibyo akabipfusha ubusa. None se niba Yesu ari ubuntu atuvurira umuntu akajya mu bapfumu ajyanye amafaranga kuki utajya kwa Yesu ngo akuvurire ubuntu kandi Yesu atanga amahoro? Ni nayo mpamvu nkatwe twari twarabigerageje. Nkanjye wabona nakubwiraga ko natekerezaga ko nzorora ingwe 200 narazamutse ngera mu mbaraga z'umwijima ku buryo Yesu ajya kumfata yangaruye ngeze ahantu ngomba gutunga umwijima ari ku manywa. Ubwo rero urumva niba ibintu nk'ibyo umuntu abireka akajya kwa Yesu abakijya mu bapfumu n'abapfu. Za nzozi z'urubyiruko nk'ubu nkanjye uko ngana uko nguko ufite indoto wenda ndavuga nzagura imodoka nzagura indege nzajya muri Amerika wenda gukora ibikorwa runaka cyangwa n'u Rwanda rwacu nzaruteza imbere mu buryo runaka kandi nk'umusore avuga guti ibyo ndi kubona iwacu nzabikuba 200 n'ingwe nyinshi. Nicyo cyerekezo nakubwiraga. Nubaga ingwe ebyiri niba zirabirondo ku rugo rwacu no mu mirima yacu nagombye gutunga 200 nkafata umurenge cyangwa akagari bose nkabarindira ntihavuke ikibazo cy'umutekano kuko numvaga nicyo cyerekezo. Ari ibintu bijyanye no kuroga byinshi cyane bigenda bivugwa wenda bimwe turanabyumva mu mateka wakurogaga inkuba ikakwasa rwose ikakwanura nta n'imvura yaguye hari urushwima n'ibindi byinshi cyane ibyo wabayemo ni nk'ibimuze. Icyerekezo cyanjye cyari cyo gutunga inkuba kuko numvaga ariyo yakemura ibibazo nta iby'urushwima n'utuntu bagaburira abantu bakabyimba inda ayo numvaga atari amarozi. Numvaga icyakemura ibibazo ari inkuba ariyo yikorera impande zose kuko ni inkuba kuyirogesha numvaga si ngombwa gushaka umuntu ngo nzamugaburire. Numvaga rero nigeze no kujya ku muntu w'umurozi arambwira ati naguha nk'akantu kagenda ugatega ahantu umuntu yanyuze agahinda umuriro nk'urwaye malariya bamujyana kwa muganga bamutera urushinge agahita apfa. Ndamubwira ntayo si amarozi. Uti inkuba niyo yamwasa? Numvaga inkuba ariyo numvaga yari kugira icyo ikora. Ni nayo mpamvu mu cyerekezo cyanjye ariho nerekeje. Watekereza nk'umusore byari bifite imbaraga bidasaba ko umuntu amugaburira udushyimbo ngo wenda ngo agende arware mu nda byimbe ahubwo ari ikintu kigomba guhita gikora akazi. Urumva icyerekezo cyanjye numvaga ntunze inkuba nkatunga umwijima nkawurema ari ku manywa
ikindi kintu nabonaga cyari kihangayitse ubundi ni ibintu bine nari nahagurukiye: umwijima, inkuba, gufunga ibitsina by'abagore n'abakobwa cyangwa bikajya ku gahanga, no kurinda imirima nkoresheje uruhereko cyangwa imbaraga nyinshi z'umwijima. uzajya ubyumva hari nk'umuntu ujya kwiba igitoki yagitema agaheraho, nk'ibyo numvaga. Cyangwa hari aho uzajya ubona nk'umuntu agenda yakwiba inzuki zikagenda zikamugarura zamwizingiyeho, cyangwa inzoka. nicyo cyerekezo nari mfite cyo kugira ngo njye ncungire abantu umutekano. uvuze iby'inzoka unyibutsa ko n'ubundi mu rugo zari zihari. yari ihari ari imwe ariko numvaga zaba nyinshi, kandi burya nifuzaga ko imirimo yakorwaga n'iyo imwe, numvaga ko natunga nyinshi hanyuma zikajya zicunga umutekano. ubwo nk'iyo yakoraga iki yo? iyo ngiyo yakoraga mu buvuzi. bazikozaga ku bantu? yabaga ifite imbaraga zikora mu buvuzi. urabona ubundi ni uko tutari bubijyemo, amasaha yaba makeya, uretse ko muzajya mugaruka tukongera. ubundi burya ibiri mu buryo bw'ihembe, n'inkuba ibiri mu buryo bw'ihembe, izo ngwe ziba ziri mu buryo bw'ihembe. amahembe rero ararutana. urundi urugero rufatika nk'ihembe ry'ihene n'iry'intama n'iry'ikimasa ntabwo bingana, n'iry'inkoronko ntibingana. noneho rero n'abadayimoni, ihembe ni umudayimoni uba uri muri iryo hembe, baba barutanye imbaraga. ubwo rero no kuvuga ngo iyo bikoreshwa mu buvuzi, iyo umuntu bamuroza ihembe ritoya wowe ukaba ufite irinini, iryo hembe rinini rikuramo rya rindi ritoya rikavamo, hanyuma umuntu agakira. Kuwa gatanu nimugoroba bucya, kuwa gatandatu aza mu muhuro. aje mu muhuro asanga twe twibereye mu mandwa nanone. ntango yarya ngo mbiteretse aho ngaho, imandwa zambaye, binegwa hari nuko. aje rero muri iryo joro twari dufite umukecuru ushaje, asanga twateretse intango ya ryangombe. aravuga ati naje mu bukwe, sinaje mu mandwa. none rero ubwo mwibereye mu mandwa ngaho, ubukwe bwanyu sinye butashye saa 3 z'ijoro. ubwo aba yerekeje ya Butare n'igare. umukecuru rero amanika amaboko, ndabyibuka yari afite umwuka uriho umutima, agira gutya, ahamagara za Binego, ahamagara za Nkonjo, ahamagara za Rukarabankaba, ati nimutabare umwana wanjye adapfa. nuko abonye binaniwe rero yarasengaga, ntabwo zari kumwegera. abonye zinaniwe ahita akubita wa mwuko hasi, arapfukama, arambura amaboko yose, aravuga ngo mana umuhungu wanjye akorera n'umurinda nkazumva ariho nanjye nzagukorera. bwarakeye rero yumva yabayeho, ahita duhamagara ubukwe burangiye. aravuga ati bana banjye, dore Imana naraye ntakiye, nayihigiye imihigo, yakijije umuhungu wanjye ariwe mukuru wanjye. hanyuma rero Imana akorera muzabe ariyo mukorera. hanyuma rero ubwo abatwinjije mu kindi cyerekezo. mukuru wanjye Filipo yumvise yuko umukecuru ahize umuhigo yuko tuzakorera Imana, aramuhamagara. araza. aje rero turabiganira, umukecuru yemera yuko tugiye gukorera Imana. hanyuma mukuru wanjye ahita ashinga itorero hafi y'iwacu, twinjira mu itorero. hanyuma rero ya mahembe, za ntango za ryangombe, bya bintu byose byakoreshwaga mu kubandwa no buriya ibintu byo guhanga byari bindimo kuva kera, kuko nubwo najyaga ncuranga iningiri nkiri umwana, nayikoraga mu birere, afata ihembe ry'inka nkarikata, cyangwa ingingo y'umugano nakoramo iningiri ngacuranga, bikaza bindimo gutyo. maze gukizwa nkajya nandika indirimbo icyo gihe muri za 90 na kangahe na 5 na 7. hanyuma ubu muri 2008 niho nazishyize kuri diskete, 2010 na kangahe niho nazishyize ku ma audio. hanyuma rero 2019 nzishyira mu mavideo. nabonye ko iby'Imana bindimo bidakwiye kuguma muri jye, nkwiye no kubisakaza ku bandi bikajya hanze. nibyo rero nabonye byaba byiza kugira ngo mvuge ubutumwa no mu ndirimbo. ese muze nkumva wumva nk'iki gihe yaba iyi myumvire ufite aka kanya, yaba ufite imyaka nk'iyi 20 cyangwa urubyiruko, wumva bari kwitwara gute? nabwira urubyiruko kuko babibona nkanjye ubu ndabikora nta n'intege, ariko nkabo bagombye gukorera Imana bagifite imbaraga. kuko Dawidi we yigeze kuvuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sindabona umukiranutsi abana be bicwa n'inzara. ubwo rero nabwira abakiri bato ko bagomba gukorera Imana, kuko nk'uko Imana yagiye ingirira neza, nabo Imana izagenda ibafasha kandi izabana nabo. ndetse iyo usenga Imana ugenda unavugana nayo, ukagendera ku byo igenda ikubwira, ikakuyobora inzira. kandi umwuka wera ariho kugira ngo agende atwigisha
atugira inama, adusobanurira. Iyo wamaze kwemerera Yesu uba uri icyari mu gishya, kandi Imana ibana nawe, iragushyigikira. Imana yo nakubakiye guha n'abana, ngira ngo na madamu mwahuriye mu rusengero. Ni mu rusengero. Buriya n'ubundi buhamya butangaje uburyo twahuye n'inzira z'Imana. Ntabwo twabijyamo cyane. Ngenda inshuro nyinshi iyo nasuye amatorero mu nsengero, ngenda mbibabwira mbaciramo mu ncamake. Ni Imana yagiye ibikora. Ni Imana yabikoze. Imana yabikoze. Hanyuma rero iki gitabo hari ukuntu mugifata nk'intwaro, byanze bikunze harimo ibiryo by'abakiranutsi cyangwa se by'abakristo. Nta kintu duteguriyemo tunagana ku musozo. Yesu yinjiye mu rusengero i Yerusalemu, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka cyangwa se umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Hanyuma rero ni ukubanza ukamenya yuko umwuka w'Umwami Imana iyo yamaze kukugeramo, iyo wahindutse uyoborwa n'umwuka w'Umwami Imana. Kandi Yesu yabivugaga ukuri, avuga ngo yantumye kubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Umwuka w'Imana rero nanjye ari muri jye, kandi amenyesha ko nkwiye kumenyesha abantu bose ubutumwa bwiza, ko Yesu abohora. Ntabwo naba nararetse izo mbaraga z'umwijima. Niba umuntu abasha kurema umwijima ku manywa, cyangwa inkuba ukayimanura ari ku manywa, ayo mahembe n'ibitega byose narabirenze, hanyuma ngo njye mu bapfumu rwose, nta kiza kiriyo, birashoboka. Amahoro waburiye mu isi, amahoro waburiye mu bapfumu, amahoro umuntu yaburiye mu badayimoni no mu barozi, amahoro umuntu yaburiye mu bupagani, iyo ugeze mu nzu y'Imana ugakizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uba ubaye icyaremwe gishya. Ibyari byarakunaniye byose Imana irabishobora. Amen. Amahoro urayabona. Amen. Bamwe ntamena n'abari kudukurikira bavuga ngo amena. Hanyuma tugana ku musozo rero, ufite ibihangano wakoze byakubaka imitima ya benshi. Ni kuri YouTube wandika Gasango Pascal, ubuhamya buraza, indirimbo zikaza. Hanyuma rero nimero ya telefone 07 8 8 59 42 59. Reka tugushimire cyane kubera ko waduhaye umwanya uhagije rwose, turaganira. N'ubutaha ntituzuza duhe karibu. Murakoze cyane, muzajye mugaruka.